Yesu ashimwe bene data inshuti z'umusaraba, tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Manze mbibwire, nitwa Nzaramba Jean Paul, nkorera umurimo w'Imana muri ADPR, ni muri paruwasi ya Nyarugenge ku mudugudu wa Nyarugenge. Ndubatse, ni umugabo ufite umugore n'abana 4. Turashima Imana ko yabanye natwe, rero yahabwa icyubahiro. Munyemerero dushime Imana, tuyisabe kugira ngo ibane natwe muri izi nyigisho tugiye kwiga, hanyuma kandi Imana izadushoboze kugira ngo ijambo ry'Imana ridukize, riduhembure, zagira icyo ritumarira muri ubuzima bwa buri munsi turimo hano ku isi. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye neza n'urukundo udukunda, tugushimiye imbabazi zawe no kwera kwawe, tugushimiye agakiza waduhaye biciye muri Kristo Yesu waje kudupfira. Turagushimiye kandi ko tugabiye n'umurimo wawe, kandi turagushimiye ko wagiye ubana natwe iminsi yose itambutse. Njyewe rero ngiye kuvugira ijambo, ubane nanyu, umfashe, hanyuma muri izi nyigisho, muri iyi minsi yose nzabana na bene data mu ijambo ryawe, uzanshyigikire, uzamfashe. Bene data bazagira umugisha wo kumva inyigisho, zabakize, ibahembure, kandi bene data bose turi kumwe tugiye kuganira rwose, abumva inyigisho ubafashe nabo ubakize ku ijambo ryawe, twongeremo ibyiringiro, kandi ukomeze kudutegura kugira ngo tuzumve imana yawe. Cyubahiro n'ikibi cyawe tubisabye Imana byose mu izina rya Yesu, amen. Munyemerere dusome rero n'urwandiko rwa mbere Petero yanditse, ni ibice 2 umurongo wa 9. Urwandiko rwa mbere Petero yanditse ni ibice 2 umurongo wa 9 tugeze ku murongo wa 10. Haravuze ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ryabahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Imana ishimwe cyane. Ndifuza ko muri izi nyigisho tuziga ku ijambo rivuga ngo itorero rya Kristo. Tuzasesengura, tuzavuga itorero rya Kristo ni iki, itorero rya Kristo ribahe. Nibyo ngibyo tuzagenda tugarukaho, hanyuma n'ubuzima bwaryo ku isi, uburyo ribayeho, hanyuma tuzavuga n'amaherezo yaryo. Imana nidukundira, Imana ikabidufashamo. Itorero rya Kristo rero biva mu ijambo ryitwa mu Kigiriki ryitwa Ecclesia. Niryo torero, nabyo birimo mu magambo abiri, harimo icyo bita eke n'icyo bita kaleo. Eke bivuze ngo ni hanze ya, cyangwa se n'abantu bavuye ahantu runaka babaga, kandi birumvikana n'abantu bakijijwe, bavuye hirya no hino. Twabaga mu miryango itandukanye, twabaga mu mico itandukanye, twabaga mu bintu bitandukanye by'isi by'ibyaha, ariko aho hose twavuye na hantu twavuye, ariko tugenda ahandi hantu, twinjizwa ahandi hantu. Kaleo biravuga ngo ni uguhamagara. Imana ishimwe. Itorero rero nabwo riri mu buryo bubiri. Hari icyo itorero rigaragara, aricyo bishobora kuvuga itorero ry'akarere, cyangwa se nkuko navuga ADPR. ADPR ni communauté, cyangwa se n'aya madini yandi n'andi matorero yandi urimo nawe mwene data ubarizwamo. Ayo nayo ni itorero, ariko ni itorero rigaragara. Iyo rero ndababwira, rero ndimo ndababwira itorero ritagaragara, nicyo bita Ecclesia. Iryo torero ni iki? Ni umuryango w'abacunguwe, rikaba rihagarariye Imana mu isi. Ni abantu babyawe n'ubutumwa bwiza, cyangwa se babyawe n'ijambo ry'Imana, ndetse babyarwa n'umwuka. Nibo Ecclesia, nibo bantu batagaragara, nibo bantu bavuye hahandi, bavanyweyo n'ubutumwa bwiza. Uraza kubibona muri Yohana 3, Yohana 3 ibice 3 umurongo wa 5. N'amagambo Yesu yari arimo kuganira n'umugabo witwa Nikodemo. Aravuga ngo utabyawe n'amazi n'umwuka ushobora kuzara ku bwami bw'Imana. Ni abantu babyawe n'ubutumwa bwiza, ni abantu bavutse bwa kabiri, ni abantu bakiriye Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwabo. Uzabisoma muri Yohana 1:12. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Sobanura ngo wabyawe na runaka, ubyarwa na runaka, nanjye mbyarwa na runaka, ariko kubw'ijambo ry'Imana nongera mbyarwa bwa kabiri, mpinduka icyaremwe gishya, mba umwana w'Imana. Abo ni bo torero, ni abantu babyawe n'Imana, bandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Itorero rya Kristo rero rituye mu isi, rituye hano mu isi. Sabisi nkuko nanjye nari uwisi. Ayo ni amagambo Yesu yavuze muri rya sengesho riri muri Yohana ubutumwa bwiza muri 17 hari amagambo yavuze ngo
sabisi nubwo bari ino ariko sabisi mu by'ukuri, nubwo turi i Kigali, nubwo turi muri Amerika, nubwo turi i Burayi, nubwo turi muri Aziya no muri Afurika, aho twaba turi hose hano mu isi siho iwabo w'itorero. Itorero iwacu ni mu ijuru. Na Paulo yabibwiye Abafilipi 3:20 arababwira ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava. Bivuze iki? Biravuze ngo nubwo turi ino ariko iwacu sino. Hari ibintu bitatu biranga itorero, icyo rimaze, cyangwa ndavuga ngo icyo rishinzwe gukora rikiri hano ku isi. Nubwo turi hano ariko hari icyo Yesu yarihamagariye riri hano. Mutega amatwi bene data, hari ibintu bitatu rishinzwe gukora. Bishobora kuba byinshi ariko reka mvuge bike kugira ngo tuzakoreshe igihe cyacu neza. Ni ibintu bitatu kandi mbabwiza ukuri, ni nk'inshingano Yesu yazisigiye. Icya mbere ni ugukorera Imana no kwihesha icyubahiro. Icyo ni ikintu gikomeye cy'ingenzi, nicyo gitumye nta bundi bwoko, nta rindi shyanga. Amagambo yose nasomye mwayumvise, tuzayasesengura ejo tuyasubiramo. Wumva amagambo yavuze ngo ariko mwebwe mu ubwoko bwatoranijwe, muri abatambyi b'ubwami ishyanga ryera. Ejo nzayasesengura neza kugira ngo muyumve. Ariko ni itorero ryahamagawe, rivuye ahantu rijyanwa ahandi. Ariko umumaro wa mbere, ikintu rishinzwe gikomeye, rishinzwe guhesha Imana icyubahiro. Nta bundi bwoko, nta bandi bantu bahari bashobora guhesha Imana icyubahiro, bashobora kugaragaza Imana keretse itorero iri. Icyo nababwiye, itorero rya Kristo niryo rishinzwe guhesha Imana icyubahiro hano ku isi, kugira ngo n'abatazi Imana bamenye Imana. Niba rero wumva warakijijwe, umva inshingano ufite ya mbere ikomeye. Niba wumva rwose uri umuntu w'Imana, uri mu muryango w'Imana, waraje muri famiye y'Imana, nta kindi uyu muntu ashinzwe, nta kindi yahamagariwe, nta kindi yatoranijwe, nta kindi yaremewe guhesha Imana icyubahiro. Aho uri hose, mu byo ukora byose, mu byo uvuga byose, mu buryo wambara, uburyo ubayeho. Uzabisoma no muri Yohana, muri Matayo 5:16, amaze gusobanura iby'umucyo, amaze kuvuga n'iby'umunyu, ku buryo n'uburyo itorero abo bari bo ko umucyo n'umunyu. Hanyuma aravuga ngo ni bakora imirimo yabo myiza kugira ngo bahimbaze so data uwo mu ijuru. Kuri 5:16 n'amagambo Yesu yavuze. Bivuge ngo bahere ko abantu bamubona, abantu bakubona, abantu bambona mu byo uvuga, mu byo ukora, uko ubayeho, uko wambara, ubuzima bwawe bwa buri munsi, abantu bakugose, abantu muri kumwe, aho wiga, aho mbese ahantu utuye, abantu bahere ko bahimbaze data wo mu ijuru kubwo imirimo yawe. Nicyo kintu cya mbere rero, ni uguhesha Imana icyubahiro aho uri hose. Irya kabiri, rishinzwe kwiyubaka mu byo kwizera. Itorero rishinzwe kwiyubaka mu byo kwizera, ni ugufatanya kwa kundi tuba turi kumwe, tugafatanya tugakomezanya. No kwiyubaka mu byo kwizera kugira ngo ridacogorera inaha rigakomezanya. Imana ishimwe cyane. Itorero rishinzwe kwiyubaka, gukomezanya mu buryo bw'umwuka no kunga ubumwe kugira ngo rizabashe kugera mu ijuru amahoro. Wabisoma Efeso 4:12-13, niko bivuga. Ni ukugira ngo rifatanye. Itorero rya Kristo ntabwo ari abantu bagira nibazo cyangwa se byo kwangana, ahubwo barangwa no gukundana, niko barangwa no gukundana no gukomezanya. Nicyo kintu kibaranga. Baranga kubana amahoro, gufatanya mu ijambo ry'Imana. Aho bari hose babaganira ijambo ry'Imana, aho bari hose babwira ngo komera, turi hafi gutaha, komera, ibi bizarangira, imibabaro y'iki gihe nikwe kugira ngo n'ubwiza. Bashinzwe gufatanya no gukomezanya mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nicyo gituma duterana, nicyo gituma korali zisenga, nicyo gituma bavuga ubutumwa bahari babwiriza, niyo mpamvu abahanuzi bahari, niyo mpamvu itorero muribona kuriya, niyo mpamvu ubona dukora imirimo yose, no kugira ngo dukomezanye tudacika intege mu rugendo. Icya gatatu, rishinzwe kuvuga ubutumwa bwiza. Iki ngiki ucyitondera. Itorero rishinzwe kuvuga ubutumwa bwiza. Imana igufashe, Imana ikugirire neza. Itorero aho riri rigomba kuba rifite ubutumwa bwiza bwa Kristo. Rishinzwe kuvuga ubutumwa bwiza, kandi ibyo rikora byose ribikora ritagamije gushimwa n'abantu, ahubwo rigamije gushima Imana. Muri bya bindi byose ubona
abantu bajya kwa muganga, buriya gusura abarwayi ni ubutumwa bwiza tuba turimo. Bya bindi gufasha imfubyi n'abapfakazi, buriya ni ubutumwa bwiza twasigiwe na Kristo. Nizo nshingano itorero ryasigiwe na Kristo. Kuko muribuka mu magambo yavuze ngo nari nshonje muragaburira, nari nambaye ubusa kwa kundi. Biriya biri mu mirimo y'itorero, biriya bivuga ubutumwa bwiza. Mwibuka itorero rya mbere ry'i Yerusalemu bamaze kuzura umwuka wera, ikintu bakoze gikomeye, bavugaga ijambo ry'Imana ariko bagasangira n'abakene nabo bakaboneraho. Bibiliya ivuga gute mu byakozwe nko mu bice 4? Navuga ngo abantu biyongeraga bagakizwa kubera ko abantu b'Imana barimo barafatanya basangira ibyabo. Ni nacyo Yesu yadusigiye. Byakozwe n'intumwa 1:8, cyakora muzahabwa imbaraga, muzaba abagabo bo kumpamya, muzamvuga i Yerusalemu, Yudaya, Samariya no kugera ku mpera y'isi. Yongeye kubivuga kandi no muri Matayo 28:18 kugeza kuri 20, nuko mugende muhindure. Nta bandi yabibwiye itorero. Izo nizo nshingano itorero rifite, no kuvuga ubutumwa bwiza. Ntabwo twebwe ntabwo tuvuga ubutumwa bw'amashyengo, ntituvuga ubutumwa bwo kwinezeza, tuvuga ubutumwa buvana abantu ahantu bari mu kibi bakavayo, tuvuga ubutumwa buvana abantu mu mibabaro bukabageza mu kubohoka. Itorero rivuga ubutumwa bwiza. Bitandukanye n'ibyubu ubona ko amatorero yataye intego. Twahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza kuko abandi bazanye ikindi, kandi niko Pawulo yabivuze ngo ntabwo mukivuga ubutumwa bwiza musigaye muvuga ikindi. Abantu bazanye amashyengo n'ibinyoma, hanyuma abandi bihangishijwe no kuvuga ubuhanuzi bw'ibinyoma. Ariko ibyo ngibyo si wo muhamagaro w'abizera. Oya namba, si wo muhamagaro w'abizera. Oya, hari nabo ubona bakora ibintu bajya no gufashanya, ahubwo bakabigira amakuru, bakabyamamaza, twafashije aba, twakoze ibi, twatanze mituweli. Ntabwo itorero rikorera ibintu kugira ngo rishimwe. No, ubona ko abantu batakaje ubutumwa bwiza, ubona ko abantu batakaje intego. Ntabwo shobora gufasha, shobora gutanga ishati, ntanga ibyo kurya, ntanga umuceri ngo ngende mbibwire isi, ngende mbibwire abantu ko ngo nakoze ibitangaza. Oya, ubutumwa bwiza mu buryo bwo gufashanya ni Yesu. Amagambo Yesu yaravuze ngo ukuboko kw'iburyo ni gukora, ukw'ibumoso ni kukamenya icyo ukuboko kw'iburyo kwagize gute kwakoze. Hanyuma ubutumwa bwiza bushobora kuba mu bwo buhanuzi ariko buvuye mu ijuru. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ubona ko uyu munsi abantu bavuga ngo Imana yavuze kandi itavuze, ariko hari abantu bazabona ishyano. Umuntu uvuga ngo navuze kandi ntavuze, uwo nguwo azabona ishyano. Niko Bibiliya ivuga. Vuga ibintu Imana ishize ku mutima. Soma Bibiliya, wigishe Bibiliya. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Muri Bibiliya harimo ubutumwa bwiza. Hanyuma Imana ibafashe kandi Imana ibagirire neza. Nayo amagambo umunsi wa mbere n'uwo nguwo, kandi ndumva hari ikintu wakuramo niba uri umunyetorero. Ikintu cya mbere waremewe guhesha Imana icyubahiro. Imana ntikabura icyubahiro mu kazi ahantu uri, ntikabura icyubahiro ahantu wiga, Imana ntikabura icyubahiro ahantu wagiye gusura, Imana ntikahabure icyubahiro ahantu utuye muri quartier, Imana ntikahabure icyubahiro. Ndakwinginze, Imana ntikabura icyubahiro mu muryango wawe. Niba uri umuda ukijijwe abandi badakijijwe, kora ibishoboka byose imbuto zawe zitume abantu babona icyubahiro cy'Uwiteka. Abanyetorero inshingano yabo ni ukugaragaza Imana, ni uguhesha Imana icyubahiro. Nkuko mu kinyejana cya mbere babayeho bagahesha Imana icyubahiro, bakaduha ubutumwa bwiza, natwe nicyo dushinzwe. Kabiri, dushinzwe gukomezanya. Fasha mwene data, mugirire neza, mwiteho, murengere, mubwire ubutumwa bwiza, mukomeze mu ijambo ry'Imana, musura arwaye. Dushinzwe gukomezanya mu byo kwizera kugira ngo Satani atadushobora, ahubwo dufatane urunana, twunge ubumwe, ahubwo dukorere hamwe, dusengere hamwe, tubwiririze hamwe, dusengere hamwe kugira ngo Satani atadushobora, ahubwo tumushobore, tumuneshe mu izina rya Yesu. Gatatu, no kuvuga ubutumwa bwiza. Imana nikugirire neza. Imana idushoboze kuba abanyetorero nyakuri kandi tugire imibereho igaragaza ko turi torero rya Kristo. Imana ibamere umugisha, Imana ikugirire neza. Ushobora kuba utarinjira muri uyu muryango, ariko nawe Imana yakwakira uciye bugufi. Ushobora kuba waracitse intege, ushobora kuba waratayize inshingano z'itorero, ariko Imana yakongera kugirira neza. Twese hamwe Imana idufashe kugira ngo tube mu itorero rya Kristo kandi tugaragare nk'abanyetorero ba Kristo. Yesu abagirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Imana nagushimiye, cyubahiro n'ikibi cyawe, kandi izina ryawe rishimwe, kandi izina ryawe rihimbazwe. Fashe bene data kandi ubakirisha ijambo ryawe ry'ubutumwa bwiza,
kandi ubarengere muri byose kandi ubahe imbaraga muri byose kugira ngo babe abanyetorero ba Kristo mu izina rya Yesu amen.